Mu myaka 5 namaranye n'umugabo mu buzima bwanjye bwose narenze mva mu rugo ntarafatwa na santima ngo mbe nabwira umugabo ko mukeneye anyemerere ko dukora imibonano mpuzabitsina arambwira ngo mbaniriwe mu rugo ngaramye nawe bagiye gupagasa bayananiwe yo gufasha abadamu badafite amavangingo yego gufasha abadamu badafite amavangingo gufasha papa barangiza vuba iyo miti nayo ndayifite. Nizere ko mumeze neza cyane abo mudukurikirana mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi mudukurikirana mu gitondo ku manywa cyangwa se no ku mugoroba bitewe n'igihugu ubuherereyemo. Mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi baze mwibutse ko turi kumwe na Body Max Fitness bakubwira ko nifuza kuba physical fit ukanyura cyangwa kubyongera wifuza gukora umubiri ukagira size igezweho uratugana tukaguha size turazitanga rwose. Icyo gym nziza cyane sauna and massage swimming pool ku bantu bikundira koga dore mu Giporoso no witeze Kanombe winjiye muri Hiltop ukati umusi bwawe abugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se ukadamagara kuri 0783354044 tukaguha izi service mbangobwiye haruguru uko mubona twese kumizanye kumwe na mama yitwa kuganira twashobora byinshi cyane ubugenda wibaza bitandukanye ubuzima bwawe utangira kwikaza kuri TV. Murakoze cyane. Meze neza? Ndamahoro ndashima Imana. Bakira kuri yawe TV watangira kugira abadukurikiranye. Murakoze cyane nitwa Josephine Uwihirwe ariko nkabanzi no kuyandi mazina nitwa Anti nkaba mfasha imiryango muri rusange ari imiryango ibana mu buryo bwemewe n'amategeko ari imiryango itaragize amahirwe yo kubana mu buryo bwemewe n'amategeko nabo turabaganiriza tukababwira ikiza cyo kubana mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse n'imiryango yatandukanye bamwe twita aba divorce ntago twabasize inyuma nabo ndabaganiriza cyane nkabiyegereza nkabahumuriza hanyuma nabo bakabasha kugaruka mu murongo mwiza bakagaruka muri mudu dore ko hari benshi baba bariho barihebye cyane nabo bakabasha kugaruka mu buzima. Murakoze cyane. Okay, ni sawa cyane. Murakoze ngo ubwo kwangura umujyanama w'ubuzima bamwe tuyatubona mu midugudu cyangwa se mu masibo. Oya ntago ndi umujyanama w'ubuzima bamwe mubona mu midugudu cyangwa mu masibo ahubwo njyewe ndi umujyanama w'imiryango muri rusange. Yego. Ngo imiryango ngo nabashakanye ariko buri abakundana nabo bazamo. Oya abatarashinga ingo ntago bazamo. Yego dufata imiryango ibana muri rusange byemewe n'amategeko tugafata imiryango ibana itarasezerana nyine batarabana mu buryo bwemewe n'amategeko tugafata n'imiryango itaragize umugisha wo kugumana bamwe babaye aba divorce. Abakundana ntabwo tubageraho wenda nabo tuzabashakira igihe cyabo tuzabashakira umwanya wabo kuko nabo nabantu ariko kugeza ubu ntabwo turabatekereza. Nari ngacometsemo wenda tutarinjira mu kiganiro neza nyir'izina no kugira ngo wenda urumva niba ugera ku miryango ubwo ngo aba divorce no ngo imiryango yashakanye kaza gutandukana tugira ngo bya bintu wenda byabatandukanyije abandi bagiye kubana nabo bazi kubyigiraho kugira ngo bitazaba nk'uko nguko niba mubavuze nese abakunda nabo bateganya kubana buriya bo niyo system niyo sanse nambi icyo cyiciro ntabwo turakigeraho burya nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi gake gakeya nirwo rugendo wenda nabo ubwo mukomeje kubavugira no kubavuganira tuzabatekerezaho nabo tubashyire muri gahunda. Yego ariko nk'umuntu mukuru nubwo wenda atari byo tugiye kwibandaho cyane wananyuraho gake twinjira mu kiganiro cyacu yaba umukobwa cyangwa se umusore barimo kurambazanya icyo bakwiye kwitondera. Ni ukuvuga ngo umusore n'umukobwa barimo kurambagizanya hari ibintu byinshi bagomba kwitondera kugira ngo bazarambane. Ni ukuvuga ngo icya mbere ni ukwirinda kudahubuka ni ukwitonda ukabanza ukamenyana na mugenzi wawe akakumenya bihagije nawe ukamumenya bihagije. Ikindi bakirinda kubeshyanya. Ni ukuvuga ngo nta gihe runaka twashyiraho kuko birashoboka ko abantu bashobora kumenyana no mu mezi 2 ukumva ngo babanye kandi bakarambana urugo rukaba rwiza cyane. Birashoboka ko hari n'abitinze umwaka ugashira cyangwa se n'imyaka 5 ikaba yashira ariko ni ukuvuga ngo gusa icyo namajije kubona icya mbere ni umugisha w'Imana. Yego ntago nabo babura gushyiramo ubwenge ntago twabura kubishyiramo ubwenge ariko nabonye ibintu byo kubaka ingo cyane cyane nabonye bishyigikirwa n'Imana.
ni ngombwa ko habamo umugisha w'Imana. Yego. Okay, ubwo twinjiye mu kiganiro cyacu nyindese nabivuze ngo babantu batandukanye cyangwa se abadivorce ubafasha iki kugira ngo basubire mu buzima busanzwe? Mbo ni ukuvuga ngo abantu b'abadivorce reka bari bo duheraho, ni ukuvuga ngo impamvu ari ngombwa kubegera cyane no kubiyegereza, baba baragize ihungabana rikomeye. Uregera umugabo akakubwira ati umugore yarambabaje, ati niba hari ikintu nazinutswe mu buzima ni igitsina gore. Wakwegera umudamu ati umugabo yarambabaje, ati niba hari ikintu nazinutswe ni igitsina gabo. Ni ukuvuga ngo rero ku mpande zose abantu baba barahungabanye, biba rero ari ngombwa ko tubegera tukabaganiriza, tukabahumuriza, tukababwira ko bibaho mu buzima. Si we wa mbere biba bibayeho, kandi nta nubwo ari nawe wa nyuma bibayeho. Wa muntu uvuga gutyo rero bikaza kurangira agarutse mu buzima. Sawa uvuga ngo nagize igitsina gore nakizinutswe bikaza kurangira agarutse mu buzima busanzwe. Mbo no kuvuga ngo hari ikintu njya nkunda kubafashisha, hari imvugo njya nkunda kubafashisha. Hari umugani w'igifaransa uvuga ngo après les échecs la vie continue. Ni ukuvuga ngo inyuma y'ingorane cyangwa se nyuma y'ibibazo wagize mu buzima, ubuzima burakomeza. Nta guheraho ngo uheranwe n'agahinda, wumve ko upfuye, wumve ko ubuzima burangiye. Après les échecs la vie continue. Yego. Okay, hanyuma rero ahanini muri ako kazi ka buri munsi k'ubujyanama abantu uhura nabo benshi nabahe, n'abagabo n'abagore? Ni ukuvuga ngo buriya abantu b'abagabo niba ari uko ari nabo Imana yaremye mbere, ubundi urabizi ko Bibiliya itubwira neza ko umugabo yaremwe mbere, noneho umugore akaza kuremwa nyuma kandi akuwe mu rubavu rw'umugabo. Ni ukuvuga ngo rero abagabo niba ari uko ari bo baremwe mbere, bafite igufa rikomeye, cyangwa se mu kindi kinyarwanda twavuga ngo bafite umutsi ukomeye. Ntabwo bo bapfa kubohoka ngo bumve ko bapfuye kwisanga ku muntu uko biboneye. Bagira kwitonda cyane. Ni ukuvuga ngo rero abantu benshi nkunze guhura nabo n'abadamu, ariko n'abagabo batangiye kugenda babohoka gake gake, kubera ko umudamu we araza ukamuganiriza akakubwira urugendo kwanza ni nk'inzira y'umusaraba yahuye nayo mu rushako rwe, akakumenekera akarira, akakubwira ati reka basi ndire numve ko naruhuka. Ariko kugira ngo uzabone umugabo ugutekerereza inzira yahuye na zariri ntibibaho. Ubwo ndatukikuri kimwe cy'urahita ukomeza gakeya, wowe ukahuri wita ukomereza, ariko niyo story n'undi zikiriho. Yego. Bivuze ko umugore wabonye akaza imbere yawe akarira akakubohokera, umugabo bikaba byagorana ko ari bwerure ngo akubwire kuri ko byamubayeho. Tubihuze n'ihohoterwa. Ushobora gusanga hari abagabo hanini bahohoterwa ariko bakaba batajya kubivuga, se umugore niba ngo yankubise cyangwa se yamuhohoteye mu bundi buryo, biraza gufatwa gute? Ni muri iyo sanse bihuze. Hanyuma ni ukuvuga ngo buri ibintu byo kubaka ingo ni ubuzima burebure. Ibintu byo kubaka ingo ni urugendo rurerure. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kubaganiriza ukaba wumva nyine umwe yarahohotewe ku ruhande rwe, ariko iyo wumvishe na mugenzi we wumva nawe atarorohewe mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byo kubaka ingo biragoye kandi birakomeye. Uganiriza umudamu akakubwira ati buriya nubwo urugo twarushenye atari ko mbere na mbere rwasenyukiye mu buriri. Uti nka gute rero? Akakubwira ati mu myaka 5 namaranye n'umugabo, mu buzima bwanjye bwose narenze mva mu rugo ntarafatwa na santima ngo mbe nabwira umugabo ko mukeneye anyemerere ko dukora imibonano mpuzabitsina. Ati iteka ryose uko namukeneraga yarambwiraga ati ndeka mba ninaniriwe, mwamwiriwe mu rugo mbahahira murya mugaramye, ati ntago mwavunitse, ati wiza kumpagiraho. Umugabo ubwo ni wamwumva? Urumva oya aho ngaho urahita ukomeza gakeya. Uyu mugabo wiriwe mu kazi ashaka inshingano cyangwa se ashaka inshingano z'urugo, agahita mu kazi. Umugore yiriwe mu rugo yiriwe ateka amafiriti areba filime ahindura amaseri, uza gushaka ko umugabo wiriwe muri ako kazi nawe wiriwe mu kazi yihinduranya amafiriti atandukanye ibitandukanye. Gusa umuntu muraza guhura muri mu buryo bumwe, mwarananiwe undi yiriwe aho ngaho. Ni ukuvuga ngo nk'umuntu ubereyeho kuganiriza imiryango cyangwa se kunga imiryango cyangwa se kuganiriza abantu kugira ngo basubire muri mudu, ni ukuvuga ngo iyo winjiye mu kibazo cy'imiryango wumva impande zose. Ntabwo wategera amatwi umugore ngo wumve kandi ko umugabo ari we munyamakosa, nanone ntabwo wategera amatwi umugabo ngo wumve kandi ko umugore ari we munyamakosa. Biba ngombwa ko wumva impande zose.
mu by'ukuri wakumva naho amakosa ari ukaba waza kwihererana umwe mu kinyabupfura mu gikari ukamuganiriza ukamubwira uti ariko aha naha wakoshereje umudamu wawe ariko ntabwo wahagarara imbere y'umugabo n'umugore batangiye kuburanira imbere yawe ngo utangire kuvuga ngo umwe ni umunyamafuti undi ni umunyamafuti oya ni ukuvuga ngo nk'umuntu mukuru urabona mu by'ukuri ni uko ari bya bindi by'abagore b'i Kigali buriya ndakuze bihagije ni ukuvuga ngo uyu munsi ni bya bindi tuyigabanya nyine ni kumwe tuyikubita hasi tukayigabanya ariko ndakuze bihagije ni ukuvuga ngo rero ntago waba uri imbere y'umugore w'imyaka 45 n'umugabo w'imyaka 60 ni ukuvuga ngo abantu mpura nabo ni nk'abo ngabo gusa ni muri iyo myaka umusaza niba urimo za nshingano zo mu burundi zawe zakomeza kuzura gute ziruzura ni ukuvuga ngo ziruzura 100%. ni ukuvuga ngo rero ntago waba uri imbere y'abantu ngo ujye gutangira uvuge ngo umwe ni umunyamafuti undi ni umunyamafuti woya utega amatwi ukumva impande zombi warangiza kumva impande zombi hakabaho kunyura mu gikari ugasanga umwe ukamuhana ku giti cye ugasanga n'undi ukamuhana ku giti cye cyiza si ukubabwira muri rusange kugira ngo wese yumve ko si bya biryo oya ntabwo ari mu gikari ntihazamo kubogama ibyo ni ibyanyu babana twebwe tubanza kumva impande zombi ni ukuvuga niba umugore akuregeye umugabo akakubwira ati umugabo ntabwo aho mushakiye siho mubonera arambwira ngo mbaniriwe mu rugo ngaramye nawe bagiye gupagasa bayananiwe ntabwo wahagarara imbere y'umugore n'imbere y'umugabo ngo bajye guterana amagambo imbere yawe n'ubundi biba byarabananiye mbere y'igihe biba byarananiye kwiyunga wowe rero ni ukuvuga ngo ukoresha ubwenge ugasanga umwe ku giti cye warangije kumva ibyo mugenzi wamurega warangiza n'undi ukamusanga ku giti cye warangiza ugahita uza ukabahuriza hamwe ukabaganiriza nkababwira nti umwe agomba kuva muri A undi akava muri B mugahurira muri C kugira ngo mwubake rukomere yego naho rero iyo umwe akomeje kuvuga ndi umugabo agahama muri A undi ndi umugore agahama muri B ntabwo bashobora guhuza rero bisaba kugira ngo ubagandize umwe ava aho ari n'undi ava aho ari bimuke bahurire hamwe kugira ngo bahurize hamwe nari nkikubwira rero ni ukuvuga ngo niba umugabo avuga ataba yiriwe mu rugo agaramye ni ukuvuga ngo n'umugore nawe aba afite ibyo amurega n'umugore nawe aravuga ati mu rugo haba akazi kenshi kandi koko nanjye nk'umugore nkahita numva ndi ku ruhande rwe sibyo buriya umukozi naho wamugira hari inshingano umugore mu rugo agomba kuzuza cyane rwose ni ukuvuga ngo nimba ufite n'umukozi ariko ibyo ari byo byose uri umugore mu rugo hari inshingano uba ugomba kuzuza umukozi aba agomba yego kuba umukozi aza ari umwunganizi w'umugore ariko hari ibintu by'ibanze bivuna umugore umukozi aba agomba gufatanya na nyirabuja akamwunganira umudamu agafurira umugabo we agafurira abana akagira gute umukozi wenda agenda amwunganira amuhereza ayo mazi amuzanira ku gasabune kuri ariko nubwo umugore aba ari mu rugo hari n'abakozi agomba kuzuza inshingano ze nk'umugore ku ruhande rw'umugore rero niyo umugore akubwiye wumva nawe yananiwe niyo mpamvu rero aba agomba kuva muri A umugabo arakubwira ukumva yapfuye ahagaze umugore yakubwira ukumva we yaraboze mu mugongo kubera akazi ko mu rugo ukumva rero ibintu byose birakomeye ku mpande zombi bikaba ngombwa ko bajyamo hagati kugira ngo bashe kubumvikanisha yego noneho wenda aho ngaho twe tutarinjiramo neza nyirizina urumva ni ibintu umaze gukora igihe kingana iki ntabwo mbitinzemo cyane ni ibintu mazemo imyaka 3 ntabwo mbitinzemo cyane ni ukuvuga ngo ibi bintu ntabwo wabyinjiramo utari wakura ni ukuvuga ngo buriya bisaba ubunararibonye bisaba experience nawe wakuye mu rugo bisaba experience nawe wakuye mu bugore sibyo wumva ibyo mvuga n'ureba ibyo nkora usanga umuntu urugo rwaramunaniye ariko arimo ajya kungwiza abandi oya ni ukuvuga ngo birashoboka ni ukuvuga ngo birashoboka cyane ariko buriya icyambere ni experience hari igihe mu rugo abantu badahuza ariko mu kudahuza ugasanga ni akantu gato cyane kabyishe ariko ku bindi ni 100% nk'akahe rero ni ukuvuga ngo muri iki gihe muri iki kinyejana hari ibintu bisigaye byarateye muri iyi minsi ukabona umugore ntashaka kubaha umugabo ukabona umugabo ntashaka guha umugore agaciro ugasanga bari gupfa nk'iki kudahanagura urukweto rw'umugabo byonyine kandi bigasenya urugo
bigasenya umuryango. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ari byo byose ntabwo twabatera amabuye, niyo mpamvu nakubwiye ngo tuba hafi cyane y'abadivorce, tuba hafi cyane y'abantu bashenye ingo. Ni ukuvuga ngo kuba umuntu ari umudivorce ntabwo bikuyeho ko ari umuntu, kuba umuntu ari umudivorce ntabwo bikuyeho ko uburenganzira bwe bugomba kubahirizwa. Nubwo yashenye urugo ariko hari ibindi ashoboye, wenda yapfuye n'umugabo ka kantu ko kuba atazi guhanagura urukweto rw'umugabo, ariko ibindi arabyubahiriza kandi ibindi arabyuzuza. Wenda umugabo wenda urakomeza gato bishobora kuzuzanya, ariko noneho byanuzuzanya bitewe na generasiyo tugezemo muri iki gihe. Ariko byanuzuzanya iyo ukunda umuntu ukamwubaha, n'ibyo akunda nawe uharanira kubigerageza. Niba umugabo akunda ko mu gitondo abyuka agasanga agasuve ke gateye ipasi kari hariya, agashaka ko asanga agashati gateye ipasi kamanitse hariya kuri portemanto, agashaka ko agakweta asanga gahanaguye kari hariya, gerageza ibyo udashoboye umukozi akunganire, ariko nawe icyo umugabo akunda uharanire kugira ngo gitungane. Ni ukuvuga ngo rero nicyo nakubwiraga, hari igihe ibintu byose umuntu yuzuza 100%, bagapfa akantu kamwe k'amafuti katanafatika, abandi bumva ko bashobora kwihanganira, ariko umugabo wakananirwa kubyihanganira, umugore wawe akananirwa kubyihanganira, ugasanga nibwo urugo rwasenyutse, abantu bakoze divorce. Akaba ariyo mpamvu nkubwira ngo twegereye abadivorce, turabaganiriza, turabahumuriza. Uyu munsi benshi muri bo bari kugenda bagaruka mu buzima. Hari n'ababaga barihebye akirirwa mu buriri aryamye ati n'ubundi imyaka 15 namaze mu rugo, narakoze naravunitse ntacyo ndukuyemo. Abo bagiye bagira ibyago byo kuva mu ngo badasezeranye, akahava nta kintu ajyanye kandi yaravunitse, akahava nta kintu ajyanye kandi yararushye. Yamara gukora rero divorce, urumva iyo mutasezeranye ntabwo ari divorce yemewe n'amategeko mu by'ukuri. Ni kwa kundi nyine umugabo kubita warambirwa inkono ukijyana, ni kwa kundi umugabo aguhima warambirwa ukijyana, ni kwa kundi umugore akuzengereza batarasezeranye. Yego, ni kwa kundi nyine umuntu arambirwa akijyana. Ni ukuvuga ngo nta tegeko riba rikurengera. Ni ukuvuga ngo rero muri iki gihe iyo myaka y'umuntu yayimaze mu rugo, bikaba ngombwa akagira ibyago ko akora divorce, numva ngo aragenda akinjira mu bwihebe, akinjira mu maganya, akinjira mu gahinda. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tumusange tumuganirize tumuhumurize biratugora cyane, ariko amaherezo baza kwemera kujya muri mood. Hari abaza agahita avuga ati mbo ni geto yanjye ndayikodesheje, ubwo ni kuba adafite aho bajya, kuko hari umuntu uba ari n'imfubyi adafite aho yakwahukanira, agahita akodesha akageto k'ibihumbi 10, akava mu rupangu yavunikiye yaruhiye akajya muri geto y'ibihumbi 10. Yamara kugeramo akiheba, akarwana no gushaka agakeka kurambura agasempure, akajya yiryamira gusa amanywa nijoro. Ubu aha n'umugore ni umugore. Bene abo rero turabasanga tukabaganiriza tukamuhumuriza. Ni ihungabana, umva ni ihungabana rikomeye cyane aba yarahuye naryo, ni ihungabana rikomeye cyane abatangiye ubuzima bushya, ariko yaranahungabanye bikomeye. Iyo rero atabonye umuntu umuganiriza ngo yongere kumuganiriza asubire mu buzima, mugire inama, biragorana no kongera gufata umwanzuro wo gusubira ku isoko ry'umurimo biramugora, kuko aratangira ati urugo ndumazemo imyaka 15. Isoko ry'umurimo no kuvuga gutangira kongera gushakisha ibyo gukora, gusubira nyine ku isoko ry'umurimo, gushakisha ubuzima, guhiga amafaranga, guhiga imibereho y'ejo hazaza. Impamvu bimugora cyane, aratangira ati urugo ndumazemo imyaka 15, nta kintu na kimwe ndukuyemo, urugo narwinjiyemo ndi isugi, uyu munsi mpavuye mbyaye 4 5, nta gaciro na kamwe mpawe kuko ntasezeranye. Noneho sasa agahita yinjira mu bwihebe, no kongera kumubwira ngo ahaguruka ajye gukora biragorana. Isubira impamvu umuntu ubyaye 4 5 ari mu rugo rw'umuntu, kugira ngo azahave numva abo bana ikirimo no kushaka kubajyana cyangwa kubasigira umugabo. Abana 4 bamaze kuba benshi. Impamvu ubona ko umwana wa 5 ku byo mutandukanye bari mwiza, no kuvuga ngo wihanganye ku mwana wa mbere, uko wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku gatanu biranze. Impamvu ibari nk'iyi ko numva ishobora kubikomeye. Ni ukuvuga ngo hari igihe kigera ibintu ukabona
bigeze iwa Ndabaga. Icyo ni ikinyarwanda ntazi neza ko abantu benshi bari bucyumve, ariko abakuze nkanjye bari bucyumve. Hari ibihe bigera, igihe kigera ukabona ibintu bigeze iwa Ndabaga, sibyo? Winginze umugabo ngo musezerane, yarakunaniye mu myaka yose mwamaze, sibyo? Noneho kuko utasezeranye nta tegeko rihari riri bukurengere, urumva? Ukirirwa wirukanka kuri polisi buri munsi, wamara kwirukanka kuri polisi bakakubwira batumva rero mubyeyi, mudamu, kora uko ushoboye kose, nubona yasetse umuhendahende urebe ko yakwemerera mugasezerana. Ukagenda ugahendahenda, ukinginga, bikanga, ariko finaroma ukitegereza ukavuga uti uru rugo nindeba nabi nzarusigamo n'agatwe. Ngira ngo ujye ubona ko hari abantu bicana hirya hino, baricana, ukumva ngo umugabo yishe umugore, ukumva ngo umugore yishe umugabo. Ibyiza ugatora umwanzuro ukavuga uti kanshaka ahantu ho kujya kuruhukira. Hari ubuzima ubamo ukabona urutwa n'uwapfuye. Ibyiza rero ukavuga uti reka nshaka ahantu ho guturiza, ngende nduhuke, basi ndebe uko bizamera. Mu gihe rero ugize ngo ufashe umwanzuro gatoya gushaka aho kuruhukira, ugahita usanga na mugenzi wawe wagize atahise ahindura imibare, ararongoye bugubugu, ararongoye huti, ngewe hari umuntu nzi byabayeho, urumva? Ahita asezerana vuba, finaroma yashidutse yumva ngo umugabo yararongoye, kandi yarongoreye muri ya mazu ye yavunikanye, muri ya mitungo ye yaruhiye, kugeza n'aka kanya umugabo abituyemo, abirimo n'uwo mugore basezeranye, uwo babyaranye ari nawe bashakanye imitungo. Umunsi ari kwangara, ari kurindagira hirya hino, ntabwo yasezeranye, nta tegeko rimurengera, ntabwo yanditse kuri ya mazu yavunikiye. Ni ukuvuga ngo rero bene nk'uwo muntu uretse kumusanga ukamuganiriza, ukamubwira utaperereze sheke la vie continue, akabasha guhaguruka, yabona agashora akajya ku isoko ry'umurimo, yakabura tukanamufasha, tukareba ukuntu nibura twamuhereza n'ibihumbi 10, tukamubwira inzira umuntu anyuramo, ibyo bihumbi 10 bikabyara ayandi. Kuko uyu munsi dufite ibihamya by'abantu batangije ibihumbi 2 bashakisha ubuzima, amafaranga ibihumbi 2 ababyarira n'amazu, ababyarira n'ibintu byinshi cyane, ubuzima burahinduka. Uriya muntu uramuganiriza ukamuremera, aho kumujyana mu kabari ngo umugurire inzoga, bakamubwira ngo bino bihumbi 10 za ugende Nyabugogo ushakishe kuntu warangura inyanya, warangura ubunyobwa, warangura uduki nk'abandi, uzunguze ubuzima burahinduka, ugasanga amerewe neza cyane. Niyo mpamvu rero mba mvuga ngo abadivorce nabo ni abantu biheranwa n'agahinda, bikumva iryo zina bitwa ngo bibatere kuba bagira umutima uri kure cyane. Nibatwegere, baba abagore baba abagabo, nibatwegere. Ubu turimo turateganya kuba twabegeranya, hari utuntu tujya dukorwa, ibimina cyangwa se biriya byo kugenda abantu bahererekanya udufaranga mukamwaremera mugenzi wanyu. Oya, koperative biba byageze ku rwego rwo hejuru. Hari utuntu tubanza bita nk'ibimina cyangwa se udusosiyete, biba koperative byageze ku rwego rwo hejuru. Hari twa tuntu abantu batangana amafaranga 500 buri munsi, cyangwa se buri cyumweru, cyangwa se inoti y'igihumbi, mukaba mwayegeranya muri nk'abantu 10, mukaremera mugenzi wanyu mukamuhereza n'ibyo bihumbi 10. Ejo mukongera undi mukamuha ibihumbi 10, undi mukamuha ibihumbi 10, gutyo kugira ngo bashakishe utuntu two gukora. Gahoro abantu bagenda bazamuka, bakagenda batera imbere, ndetse mukagira naho muhurira mukaganira, mugahumurizanya, ubuzima bugakomeza. Muri make niba numvise neza role yawe ni ugusubiza mu buzima busanzwe b'abantu bashakanye, bakaza gutandukana nabo bashakanye. Yego, baze kumva ko atari iryo herezo ry'ubuzima, ahubwo ubuzima bwose bukomeza. Yego. Tugana ku musozo, ingingo nk'imwe dusigaje kuvugaho. Imyaka ingahe umaze iminsi uhura nabo bantu muganira, umuntu yakibaza ngo ibibazo byinshi ukunda kwakira by'abashakanye bagatandukana n'ibi? Mbona ukuvuga ngo ibibazo byinshi cyane nkunda guhura nabyo, nkunda kwakira, ni ibibazo by'abadamu. Abadamu ni ukuvuga ngo hari ukuba warashakanye n'umuntu, wenda mugashakana ibyo bipangu nk'uko nakubwiraga, ntakwemerere ko musezerana, ukabivamo ukagenda nka mayibobo. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni ukuba umudamu ashatse, abyaye, ntazi aho umugabo avuka, iwabo w'umugore, umugabo ntabwo yarahazi, ahubwo bikarangira umugabo amutaye mu iyo nzu.
gutabwa kw'abagore nibyo bibazo bikomeye cyane dusigaye duhura nabyo kandi bagatabwa n'utwana yego nibyo bibazo by'ingorabahizi ubona bihari cyane ahanini umuntu yavuga ngo abadamu ko batubaka babasigahe abadamu usanga inzu ari iz'abagabo mbona ukuvuga ngo buriya akenshi umugabo ufite inzu umugabo mwubakanye ntabwo akenshi batora imyanzuro abo ngabo yo gutama abagore mu mazu yabo ababata ni babandi baba bakodesha mukaba mukodesha muri ahantu runaka yego umugabo akagenda nk'umuntu ugiye ku kazi akagenda agiye gutabwa mu bukode cyane yego ni ibibazo biri bikomeye cyane ubwo se umuntu avuga ngo izo nizo mpamvu nyinshi wakira umva nizo mpamvu nyinshi nakira hari ukuntu usanga bati wenda ngo twapfuye ko mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se mu buriri bitagenda neza mbona ukuvuga ngo ibyo ngibyo ibyo ni iby'abubatsi ngo wenda zikaba zijegajega cyangwa zikaba ziri ku manegeka cyangwa zikaba ziri ku musenyi ariko njyewe narindi yego ndibaza ngo gutandukana n'undi bapfuye ikibazo cy'umubiri bitangira byanze bagatandukana ni ukuvuga ngo ntabwo ari ka nyinshi mpura nazo cyane kubera ko kugeza aka kanya imiti yarabonetse imiti yo gufasha abo bagore batagira amavangingo imiti yo gufasha abo badamu batacimyeyo imiti yo gufasha abo bagabo barangiza vuba ni ukuvuga ngo icyo cyo gisa nk'aho cyashyizweho iherezo iyo ntabwo ikiri impamvu itandukanya abantu gusa abatandukanye baratandukanye cyangwa se abataragira amahirwe yo kumenya ko imiti ihari nabo baratandukana ibyo rero ni ukuvuga ngo nta batugeraho bararangije kudivorusa akenshi baza bakibana tukabafasha hanyuma rero ibyo bibazo bigakemuka bakiri kumwe akenshi ntabo njya mpura nabo cyane iyo miti ndayifite yo gufasha abadamu badafite amavangingo yego gufasha abadamu badafite amavangingo gufasha abapapa barangiza vuba iyo miti nayo ndayifite nahereza rero abantu nimero zanjye ni 078 49 76 339 nkorera hariya mu mujyi iruhande rwa Simba Supermarket imbere ya etaje yo kwa Makuza muri etaje yitwa BH Plaza yego nkorera muri etaje ya kabiri mu muryango wa 7 nkorera mu ivuriro ryitwa Kabaka Health Center karibu rero badusanga tukaganira badivorce baba mama baba papa tubafasha gusubira mu buzima iminsi ikigira imbere umuntu akibaza ngo babana basubira mu buzima busanzwe gusa cyangwa se no kubafasha bakongera bagasubira ni ukuvuga ngo bitandukanye ari gufasha umuntu kwiyakira ubuzima arimo gufasha abantu batandukanye bakongera bagasubira ni ukuvuga ngo mbere na mbere ikintu nyamukuru cyihutirwa mbanza kwihutira ni ugufasha umuntu kubanza kwiyakira agasubira mu buzima busanzwe akabasha gushakisha imibereho buriya hari n'abantu batandukana hari n'abantu badivorusa ku mpamvu z'uko urugo rwabo rurimo n'ubukene bwa karande ubukene bw'indengakamere butandukanya abantu cyane ubukene bw'indengakamere ni bwa bundi uba ugeze kuri etape yo kuba utakwaka ideni muri butike ngo ushobore kuryishyura ni bwa bundi bwo kuba urugo rutarya kabiri ku munsi saa sita na nimugoroba ngo ndetse abana babone n'igikoma natwe bakuru tuba tugikeneye yaba papa na mama twese igikoma tuba tugikeneye ni ukuvuga ngo buriya urugo nyarugo rushobora kurya 3 ku munsi icyo gihe rero iyo urugo rutabona breakfast ntirubone ibya saa sita ntirubone ibya nimugoroba bakarya nko ku mugoroba gusa urwo rugo ruba ruri mu bukene bw'indengakamere niba barya rimwe ku munsi abandi barya 3 urwo rugo rurimo ubukene bw'indengakamere mbere na mbere abadamu cyangwa se abo bagabo erega hari n'abagabo batemera gukora nabyo urabizi buri gitondo umugabo akumva ko yagomba kubyuka yicaye ku kabari ari ku gasantere yicaye niba agize amahirwe akabona umuntu umusomya ku karahure akirirwa arwana nako bukarinda bumwiriraho hari n'abagabo batemera gukora numva ngo rero mbere na mbere twigisha abantu gukora twigisha abadamu gukora tukigisha abapapa gukora kugira ngo umuntu iyo yamenye gukora akiyubaka na wa wundi mwatandukanye agaruka gusanga aragushakisha iyo amaze kumenya ko ari aho wavuye naho umaze kugera akwirukaho ikintu cya mbere njyewe nkora ni ukwigisha abantu gukora
ni ukubigisha kwihangira imirimo. Umuntu atavuze ngo hari ibyo nize, hari ibyo ngambiriye kuzakora kubw'icyo nize, umuntu umwigisha gukora, ukamubwira uti niba ari n'ibyo bigori ugenda ubifate ubiteke ubicuruze bihiye, ugenda ufata imbabura utereka ahantu ku muhanda hadateje ikibazo ubuyobozi, hataguteranya na leta, utereka ahantu ucuruza utwo tugori ku mugoroba. Ibyo byose bizamura abagore benshi, hari abafite aho bamaze kuva ari n'abafite aho bamaze kugera. Mbere na mbere njye mbigisha gukora, kuko iyo wamaze gukora wagize ayawe mafaranga, umugabo aza kwirukaho arakwihigira. Icya mbere ni ugukora ikofi, ubundi abagabo bakwirukankaho. Yaba uwo mwatandukanye araguhiga, yaba uwo mutigeze kumenyana nawe aravuga ati uriya mugore azi guhiga. Ikofi yubahwe. Ni ukuvuga ngo twebwe mu buzima busanzwe tumenyere ko abagabo amakofi bayahorana. Niyo mpamvu uyu munsi turi kwigisha abagore kugira ikofi, kuko niyo umugore afite ikofi arubahwa. Ibyo abagabo simbitindaho, ntinda ku bagore cyane, kuko iyo umugore afite ikofi arubahwa. Uzatinye umugore, niba ushaka guhamagara umuntu ukamubwira uti nguriza 500, akaba yabiguha nta wabajije, nta hirya nta hino, akakubwira ati itonde gato nyakure kuri konte nyashyire kuri telefone nyagusunikire, uwo mugore ntiyubashywe. Rero icya mbere ntoza abagore no kubanza gukora ikofi, iby'abagabo biza nyuma. Ntabwo umugabo ntabwo ari priority. Umva banza ukora ikofi, ubundi numara gukora ikofi uzubahwa. Wa mugabo mwatandukanya zigarura natigarura hazaza undi. Nabyo kandi namahitamo y'umuntu ubonye atari na ngombwa, namahitamo yawe. Wanamureka. Umva namahitamo yawe, banza ukora ikofi. Turimo tugana ku musozo, wakoze cyane kutuganiza no kubana natwe no gutazagaruke. Sinzi nta kintu kiri ku mutima utabwiye abantu, hanyuma tugasoza. Murakoze cyane. No kuvuga ngo uturi ku mutima two ni twinshi. Abantu nibafate nimero zanjye banyure mu gikari. Mfite inama nyinshi, mfite impuguro nyinshi. Ndafasha imiryango, ndafasha abubatsi ngo, ndafasha abarangije kudivorsa ku mpande zose muri rusange. Nibafate nimero zanjye rero banyure mu gikari. Nimero zanjye ni 078 49 76 339. 078 49 76 339. Murakoze cyane. Mwaganiraga n'umubyeyi wanyu Josephine Uwihirwe, benshi cyane bazi kuri Anti. Mwakoze cyane kudukurikirana kubana natwe, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubibagezaho. Amahoro y'Imana abanyamana.